Muraho neza mwe mukurikira Uziyeri Tech Media. Iyi video irareba umuntu wese ushaka gukoresha interineti y'ubuntu, umuntu wese ushaka kujya yibonera amayinite y'ubuntu bitamusabye kuba afite amafaranga cyangwa se ufata amafaranga ngo agiye kugura amayinite cyangwa se interineti. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye uramaze gusobanukirwa uburyo ngiye kwereka ugiye kujya ukoresha ukabona amayinite y'ubuntu ndetse ukabona na interineti y'ubuntu. Icyitonderwa, iyi video ntuyirebe uzi ngo ni iby'ubuntu cyangwa se bya bintu byanyu mwamenye ngo ni iby'ubuntu. Guys, ni iby'ubuntu yego, ariko ikintu ukora ukina game kugira ngo ugwize amakoini. Ayo makoini niyo avunjwamo amayinite cyangwa se megabyte, ariko ayo makoini ushaka wanavunjamo amafaranga asanzwe. Rero muri iyi video ngiye kubibereka uburyo bikogwa. Guys, wewe mushasha niba Rwanda subscribe, usanzwe liking iyi video, igitekerezo aho inyunganizi cyangwa aho bisangwa murahazi ni muri comment. Jya muri comment wandika ati turakwemera byakunze, turagukunda cyane cyane ko ibintu ugiye kubereka nta wundi wari we wese ndabyereka, kuko ndabakunda cyane nk'abantu mukurikira YouTube channel ya Uziyeri Tech Media, kuko nimwe mu supportinga, nimwe mu ma ibi byishimo. Rero ntabatindiye reka nze twitangirire. Igitekerezo cyanyunganize aho bisangwa murahazi ni muri comment. Uwo mushasha ni ugenda udakanze subscribe, wowe usanzwe liking iyi video unayisharing inshuti yawe uzi neza ko ishaka kuyikoreshereza internet y'ubuntu idasaba igishoro. Icyo ugomba ni ugukurikira step by step. Icyo urakora rero, uraza muri Play Store ya telefone yawe, uraza muri search, uze hano muri Play Store ya telefone yawe, ndagira ngo ukurikire step by step searching. Buno kuri uyu munsi ntabwo tugiye gukoresha VPN guys, application tugiye gukoresha ni iyi ngiyi. Uraza uyikandeho, dore ifite logo imeze uku nguku, ndakeka muri kubibona. Ifite logo imeze uku nguku, uraza uyikandeho. Ukimara kuyikanda uraza ukande hano handitse install, ngiye kwereka uburyo uzagikoresha. Uraza ukande hano handitse install. Guys, niwibagiwe kwanda subscribe, ndakwinginze nshaka kugira ngo tuzamure umuyoboro mugari wa Uziyeri Tech Media. Icyo urakora weho urayestara. Ukimara kuyestara mu kanya gatoya, niba ukoresha internet yihuta iraba yabaye open, urategereza imanze yesitaringe. Guys, basaba kujya mukurikira step by step video, mujye muyikurikira step by step, mujye mukurikira video by step. Hari abantu mwihutisha video ugasanga mwabikoze nabi, mukaza muvuga ngo ntabikunda, kandi ibintu tuba tubabwira birakora 100%. Ibintu tuba tubabwira birakora 100%. Ikibazo ni uko mutareba gufata umwanya wawe ungana n'iminota wenda 10. Reka nze mvuge niyo ndakoresha, ntago nzi neza ngo iyi video iramara iminota ingahe, ishobora no kubana n'iminota 20. Ufata iminota 20 ukareba ugasobanukirwa step by step, urumva iyo minota ari myinshi. Kubera iki se uyifata uri kureba ubusa butagufitiye akamaro, mu gihe ibigufitiye akamaro utabireba? Guys, mujye mumenya agaciro kanyu, igihe muhora mwangiza muzakicuza. Mwakogombwe kucyangiriza muri kureba ibibafitiye inyungu, ariko mwangiriza igihe mu bitabafitiye umumaro. Guys, mwangiriza ibintu, mwangiriza akenshi igihe cyacu tugita mu bitadufitiye umumaro. Ikimara kuba gutya wiraba ushobora kuba open, biterwa na telefone ufite. Wabonye ko yabaye enable, urayikandaho, yagira ngo kuri step by step ukande open, urakanda enable. Ukimara gukanda enable ukande open, uraza scrolling utambika gutya, kandi ukande agree, yagira ngo kuri step by step urakanda. Guys, ndakwinginze kanda subscribe, like, mujye munandika muri comment muvuga ati turagukunda, turagufana, cyangwa se ngo ibintu waduhaye byakunze. Guys, mujye mubyandika muri, uraza uhitemo email ushaka gukoresha, Ukimara guhitamo email ushaka gukoresha, ndagira ngo ukurikire step by step unahabwa bonus. Link urayisanga muri description cyangwa muri comment ya mbere. Link yo kwiyandikisha ira kuri Play Store, uko downloadinga
iyi application. Urabona ko tukirirwa kuri iyi page hano bahise baduha bonus. Ya bonus turaza dukanda hano handitse hari rimwe, hari ikimenyetso cya rimwe handitse scratch, uraza tuhakande kugira ngo ukurike step by step. Ukimara gukanda hano handitse scratch uraza ukande mwa kino kiziga kimeze uku nguku, usikara ugikandeho gutya kibe gutya, nikimara kugana muri taburo ube nk'uri gutsiba gutya. Ukimara gutsiba urabona ko duhawe coin 100. Urabona ko zahise ziza hano kuri balance, urabona ko zahise ziza hano kuri balance, hano hejuru kuri balance. Kugira ngo tujye gukoramo coin nyinshi turaza dukanda hano handitse play now, ukanda hano handitse play now, ukanda hano handitse continue kuri step by step. Guys, ikintu usabwa ni ukureba video gusa, usabwa no gukora video ugakurikira, kandi narababwiye ibintu utajya usobanukirwa, ibintu utasobanukiwe ujye ubyandika muri comment. Guys, urabona ko bahise baduha game, turakanda agree, continue, ukande allow talking kuri step by step. Kano kantu kari hano uraza ugakandeho gutya, nutagakandaho nta game uri bubone. Uraza ugataninge gutya ite iba pleasing wait, bakubwira ngo tegereza gatoya tubashe kuguha games, tegereza gato tubanze kuguha game. Guys, urabona ko baduhaye game, urabona yuko bari kuduha game. Urabona baratubwira ngo nk'iyi game uyikine ujaja ubona total amount. Urabona nk'iyi game uyikina waba no kwiga. Urabona ko nta magambo uhindura loud. Urabona nk'igambo ryitwa bride, ariko iyi ngiyi bisaba kuba wariza uko dore iyi game yoroha niyi. Uraza ukanda hano handitse play now. Iyi game niyo nabonye yoroha, yayo isaba kuba warize kuko nta magambo yo mu cyongereza uvumbura. Urabona yino guys, uraza urabona nk'iyi ngiyi ukuntu ikinwa, ubundi ukimara kuyidownloadinga uko ikinwa nawe uhita ubyibwira. Guys, rero kugira ngo iyi video itaba ndende uraza ukareba game ugiye gukina ukayidownloadinga ukajya uyikina uciye muri iyi application. Amacoin yawe barayaguhaga guys, amacoin yawe barayaguhaga. Reka nze nkwereke uburyo ubikuza muri iyi application cyangwa se uburyo ubona ya internet y'ubuntu nakubwiraga. Ubwo benshi nibyo mwe mutegereje, nze nkwereke uburyo ubona ya internet y'ubuntu nakubwiraga. Ushaka kugira ngo ubone ya internet y'ubuntu nakubwiraga rero ukora nta kintu. Reka nze tugaruke muri application yacu. Ushaka kugira ngo ubone ya internet nakubwiraga y'ubuntu, ukanda hano handitse redeem, kuri step by step, ukaza ugakanda hano handitse mob rechange, hano handitse mob rechange, ukaza ugakanda hano handitse server provides, ukemezamo MTN cyangwa Airtel. Urabona guys, hano baratubwira ngo amacoin 400 ni igice cya 50, 800 ni 100, icyatandatu ni 1600 ni 200. Guys, aya mafaranga iyo yabikuje gaza mu mayinite na bityo rero ugahita ugura. Urabona hano ngo turasabwa coin 300. Urabona ko iyo wiyandikishije bahita baguha 100 wakinira game ukabona izindi, ukagenda ukorenga game ukabona izindi coin. Urabona ko nkanga bavuga ngo coin 8,000, coin 8,000 ni 10,000. Ibi 10,000 ushobora kugura internet cyangwa se ukaza ukagura, cyangwa se reka nze nkwereke uburyo ushaka kuyibyaza umusaruro. Udashaka kubona internet y'ubuntu wifashishije application ukajya ukina game, wakuzuza minimum withdraw ukabikuza, ugaza mu mayinite gakaza kuri Binance, gaza kuri balance. Iyo ubikuje gaza kuri balance uba wemerewe kuyagura amayinite cyangwa se megabyte. Reka nze nkwereke iyo ushaka kugira ngo wenda uyabikuze mu mafaranga asanzwe ku buryo wayabikuza kuri mobile money. Uraza ugakanda hano handitse Binance USDT. Hano handitse Binance USDT urabona barakubwira ngo coin 500 ni 0.0005 by'idolari. Urabona ko hano coin 9,800 ari idolari rimwe. Wazigize waza ugakandaho gutya, ubundi ugahita ushiramo email yawe. Ukimara gushiramo email yawe gahita gajya kuri Binance. Udafite Binance rero iyi application yabyaza umusaruro mu gukina game, akibonera internet y'umuntu cyangwa se akibonera amayinite y'ubuntu bihoraho bitewe n'ukuntu akora
bitewe n'ukuntu akina ziriya gemu akabona amakoyini menshi. Ayo makoyini akaba ariyo agura amayinite cyangwa se interineti y'ubuntu bihoraho. Guys rero nshorije video y'uyu munsi. Guys ndakwinginze wo mushasha banakoze uko nshoboye ngombaho utuntu twiza cyane. Ndakwinginze wo mushasha kanda subscribe, wowe usanzwe liking iyi video, igitekerezo cyanyunganizi andika muri comment ati byakunze. Ndakwemera cyane, igitekerezo cyanyunganizi bisangwa ni muri comment. Uziyeri Tech Media nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, Imana ijye ibakomeza kubamera umugisha, ibarinde kandi tujye twibuka kuramya Imana ko bwije nuko bukeye. Ndabakunda cyane cyane.